Ngibi ibintu bitandatu biranga urukundo nyarwo cyangwa se urukundo nyakuri. Ibi ngibi bishobora kuba ku mugore wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe niba mugikundana mugiteretana, cyangwa se niba uteganya kujya mu rukundo nawe. Ibi bintu bitandatu bigomba kuzabiranga urukundo rwa nyarwo cyangwa se urukundo nyakuri. Impamvu nabateguriye iyi video nuko hari abantu benshi hano hanze usanga bajya mu rukundo bagasanga bari mu rukundo rw'ibinyoma, cyangwa se ugasanga n'ababana nabo babana ariko utabasha gusobanukirwa niba koko umuntu agukunda cyangwa se niba urukundo mufitanye ari urwanyarwo. Ugasanga hari ababanye kuko wenda bafitanye abana cyangwa bafitanye umuryango, ariko ugasanga mu by'ukuri quality cyangwa se ibintu biranga urukundo rwanyarwo ugasanga mu by'ukuri ntabyo bafite. Cyangwa se ugasanga ba basore za nkumi urukundo rwanyu ruraho rwubakiye ku kinyoma kubera ko rutaba rwujuje ibi bintu ngiye kukubwira. Ni ibintu bitandatu, ntuze kugira ikintu kimwe kigucika, kuko ibi ngibi bizakurinda gutakaza umwanya wawe ngo uri mu rukundo kandi mu by'ukuri rwa rukundo atari rwanyarwo cyangwa se ari urukundo rw'ikinyoma. Niba uri mushyashya ugeze aha ngaha nawe kutugaragariza urukundo, wakanda kuri subscribe, hanyuma niba warayikanze nawe ukaba wakanda ku nzogera kugira ngo tuzajye turushaho kubana mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ibi nabyo biranga urukundo rwa nyarwo. Nge tujye kubana muri iki kiganiro, nitwa Papa Legacy. Ntuze gucikanwa n'ikintu na kimwe. Guhaye ikaze. Ikintu cya mbere, guhana umwanya, gutegana amatwi. Umwanya ndetse no gutega amatwi. Buriya kimwe mu bintu bizakwereka umuntu uguha agaciro, uguha urukundo rwa nyarwo, nuko azaba kubonera umwanya. Burya iyo umuntu akubonera umwanya kandi atabuze ibindi bintu yakabaye ari gukora, ahubwo akigomwa wa mwanya akawukubonera, iki ni ikintu gikomeye cyane kizaba kigaragaza ko agukunda. Kubera ko njya numva ko igihe cyangwa se time aricyo kintu cy'agaciro kuri iyi si gihari, kuko igihe iyo cyatakaye ntago kibasha kuba cyagaruzwa. Rero uzirinde gutakaza umwanya wawe mu gihe uzi ko utari mu rukundo rwa nyarwo. Kandi niba nawe ukunda umuntu umukunda bya nyabyo, biragusaba ko uzajya umubonera umwanya ukamutega amatwi, kuko ibi ngibi bizagufasha kumenya ahari ikibazo kigakemurwa, ahari agatotsi gashobora kuba kakangiza urukundo rwanyu, ako kose kagakemuka. Kubera ko hari umuntu usanga agukunda gutyo gusa ariko nta mwanya wawe, nta kintu wamubwira, atakubonera umwanya igihe cyose aba ari bize mu kazi. Ibi ngibi nubwo waba ufite akazi ariko byibura ushobora kubona na SMS, ushobora kugira akanya gato niyo yaba iminota mikeya ugenera umuntu bitewe na gahunda uba ufite, ndetse ukagira n'umwanya wo kumutega amatwi, kuko kumva ni umusingi wubaka urukundo, kandi buriya kumva umuntu biruta kumwemerera byose. Rero iki nicyo kintu cya mbere, utangiye urebe umuntu mukundana niba koko akubonera umwanya, cyangwa se wowe niba ukunda uwumubonera, cyangwa se ujye umutega amatwi. Ikintu cya kabiri, kuvugisha ukuri. Ukuri nubwo kubabaza ariko ni kimwe mu bintu bigaragaza urukundo rwa nyarwo, kubera ko urukundo rwubakiye ku kinyoma ntabwo ruzigera ruramba. Ntuzabeshye umuntu kugira ngo yishime, kuko bishoboka ko umuntu ushobora kumubeshya imyaka 5 akishima, ariko ibintu byubatswe mu myaka 5 cyangwa mu myaka 10 ugasanga bisenyutse mu munota umwe cyangwa mu minota 2. Ni byiza ko ubwira umuntu ukuri kose guhari, niba ari ugukunda akagukunda ukuri atari uko wamubeshye. Niba hari ikosa wamubonyeho bikagusaba ko ubimubwira, yaba urakara akarakara, ariko cya kindi kigakemuka. Kubera ko uburakari bumaze igihe kinini buragenda bututumba bukageraho bukamera nk'igisasu cyangwa se nk'igitwaro kirimbuzi. Niyo mpamvu rero ugomba kubaka ukuri, nubwo kubabaza ariko kuromora. Ukuri kurababaza ariko komora ibikomere ndetse kukanakiza. Ikintu cya gatatu, gushyigikirana cyangwa se gushyigikira inzozi za buri umwe. Urukundo ni rwiza, ariko urukundo rwonyine ntago ruhagije, kubera ko hari ibintu ubundi bituma urukundo rubaho.
kuko niba muri mu rukundo muzakenera kurya cyangwa muzakenera kwambara cyangwa muzakenera iterambere, cyane cyane ko muba mufite urukundo rufite intego. Hari igihe muba mufite umuryango uzabakomokaho cyangwa se wamaze kubakomokaho. Ni byiza rero ko mushyigikirana, kubera ko urukundo rwonyine ntabwo igifu kirusya. Aka kantu ndongera nkasubiremo, urukundo rwonyine ntabwo igifu kirusya. Rero biragusaba yuko ka kazi kawe ufite, cya gitekerezo gishyashya ubonye cyafasha umukunzi wawe, uwo ukunda bya nyabyo, cyafasha umugabo wawe cyangwa umugore wawe cyangwa umukunzi wawe, birasaba ko ukimugezaho. Niba hari icyo ubona wamushyigikiramo kizagira akamaro ejo hazaza, icyo kintu ukagikora, kuko iterambere riba rizaboneka muri za nzozi muri kwa gushyigikirana rizaba ari iryanyu mwese. Rero birabasaba gushyigikirana, nicyo kintu cya gatatu. Ikintu cya kane, kwakira intege nke za buri muntu. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese agira uruhande rubi akagira n'uruhande rwiza. Buri muntu agira aho acika intege akagira n'aho aba afite imbaraga. Kandi ikindi, ntago mwese mwagendera ku muvuduko umwe. Bizasaba ko mugenzi wawe nacika intege uzamufata akaboko mukazamurana, kuko nibyo byerekana urukundo rwa nyarwo. Ikindi kiba gihari, kwakira umuntu uko ari, ni kumenya amafuti ye yahashize cyangwa se imyitwarire, ibyo atagenda neza, ukabimubwiraho, ukamusaba kubikosora kandi ukiga kubyakira. Kubera ko umuntu ukunda, niho handi bajya bavuga ngo imyate y'ukunda ngo yibonamo amaribori. Rero biragusaba ko wakira intege nke za mugenzi wawe, kuko nawe birashoboka ko hari amakosa. Twese turi abantu, nta muntu uri perfect, ariko icyiza nuko ya mafuti ari kuri buri side, ku ruhande rwawe no ku ruhande rwe, mwese muyakirana kandi mukayamenyanaho, kuko ibyo bintu bizatuma umubano wanyu ukomeza, kandi bizakwereka ko urukundo rwanyu mu by'ukuri ari rwa nyarwo. Kuko urukundo ntabwo ari kaburimbo, hari ibintu byinshi cyane, hari intege nke, hari amakosa agenda azamo. Ikintu cya gatanu, icyizere cyangwa se kwizerana. Iki kintu ubundi cyakabaye kiza mu bintu bibiri cyangwa bitatu bya mbere, ariko kije kuri uyu mwanya. Nigeze kumva umuntu avuga ngo urukundo rwa nyarwo burya ngo ntabwo ari gereza. Ahangaha iyo ukunda umuntu, iyo umwizera, ntabwo urukundo rwanyu ruba rumeze neza, urukundo rwanyu ruba rwisanzuye, ntabwo urukundo aba ari gereza. Ahangaha bizabarinda gufuhirana ku rwego rurenze ikigero, ku rwego rwo hejuru, handi uzasanga ari kuvugira kuri fone, utangire ibintu bigira intambara. Wari uri kuvugana nande, wari uri he, ibiki n'ibiki. Ibyo bintu rero bizagaragaza urukundo rwa nyarwo, ko iyo umuntu mukunda bya nyabyo cyangwa se mwizerana, ubu bizi neza ko ahantu hose ari n'ubundi nta kintu ari buze kuba, ko atari buze kuguca inyuma cyangwa wumve ko ngo yari kuvugana n'undi muntu arimo kuguca inyuma. Kubera ko numvishe ko ngo imbaraga z'urukundo ngo ni imbaraga zorohereye cyane, iyo zitsikamiwe rero zirangirika cyane, zirangirika. Niyo mpamvu ushobora kumva nk'umuntu wabaye blocked, abantu baba baragiye broken, abantu baba barabaye umutima warangiritse, yaragiye ahura n'ibikomere byinshi cyane. Ni ukuvuga ko imbaraga ze z'urukundo ziba zaragiye zangirika kenshi, bikageraho urukundo rwa nyarwo rukamushiramo, bikageraho kumva icyizere cyashizemo. Kubera yuko buriya icyizere ni umusingi w'iterambere, kandi buriya iyo wizera umuntu wowe ukaba umwizera nawe akaba kwizera, nta kabuza urukundo rwanyu rurakomera. Rero ikintu cya gatanu twavugaga ni icyizere cyangwa se kwizerana mwembi ku mpande zose. Ikintu cya gatandatu ari nacyo cya nyuma, mbere yuko tuvuga iki kintu, niba utarakora subscribe nawe ntago waba udukunda rwose, wakora kuri subscribe kugira ngo tuvuge noneho kuri iki kintu cya gatandatu, kuko gukora subscribe nta kintu uhomba kandi ntago bifata akanya kanini cyane.
ubu wakabaye wabirangije rwose, kuko ntabwo ari ikintu kigoye kandi nta n'icyo bihombesha. Ikintu cya gatandatu rero ni ikintu cyitwa kubabarira. Nicyo kintu kigoye abantu benshi kibananira kwihanganira. Usanga abantu barasezeranye, bimwe tujya tuvuga. Nigeze kumva umugabo witwa Papa Sava avuga ngo abantu baravuga ngo n'ababanye, even n'ababanye ngo tuzatandukanywa n'urupfu, ariko yabona message y'undi muntu banditse, cyangwa se aho gutandukanwa n'urupfu bagatandukanywa n'urushyi, cyangwa se bagatandukanywa na message. Rero bimwe mu bintu biranga urukundo rwa nyarwo ni ukubabarira, kubera ko twese tugira amakosa, nta muntu uri perfect. Njya numva bavuga ko ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Rero biragusaba kubabarira uwo ukunda. Twige kubabarira. Niba umuntu umukunda bya nyabyo, niba yakoze ikosa muriganireho, murikemure, umubabarire, mwongere mwubake urukundo rwa nyarwo. Kuko hari igihe usanga icyo mupfana kiruta icyo mupfa, niko uwo mugani ujya ukunda kuvuga. Hari n'ahandi nigeze kumva bavuga ngo twese cyangwa se dukeneye umuntu uvuga ngo tugomba gukemura ibingibi tubikemure, ntago nshaka kuguhomba. Kubera ko urukundo rwa nyarwo ruba rwarubatswe n'iy'imiyaga yaza, cyangwa se usanga ya makosa, bya bibazo, bya bindi byabaye byakabaye bihutaza urukundo rwanyu, bisanga impamvu mufite cyangwa se aho mushaka kugera hakomeye kuruta ya makosa yabaye. Hari n'ibindi bintu byinshi cyane biranga urukundo rwa nyarwo, ariko ibi bintu bitandatu uyu munsi muri iki kiganiro nibyo nari nabateguriye. Ese ni iki usanze weho ujya uhuranamo n'umukunzi wawe, cyangwa se ni iki usanze utifiteho? Ugitubwire muri comment. Ikiganiro cy'uyu munsi nahagisoreje. Nanjye nitwa Papa Legacy. Kadusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ndabakunda cyane cyane.